stade ikomeje kuba ikibazo kubifuza kuyikoresha. Niho bigaruka ni impamvu Ferwafa ifitemo gusohora ibiciro iracyanegosiya stade cyane baracyari mu biganiro iracyanegosiya stade kuko stade si yabo. Barareba gufata iyi match bakagenda kuri Kigali Pere bakabona ni igihombo gikomeye kandi kuko nibyo ni uguhomba urumva. Abacunga stade nabo baracyashyiramo umutsi nyine bavuga bati mutanga aya mafaranga. Ferwafa nyine nayo iracyarimo kunegosiya, niyo kintu kirimo kwica ibintu. Iyi stade meruka mu nteko ishinga amategeko bavuga ngo basaba minisitiri kuzakora ibishoboka byose bakorohereza abifuza gukina kuri stade bakajya bayikiniraho. Izo nkuru zarakozwe, minisitiri yitabye inteko wa siporo. Turebe kugica ku ruhande rero ikibazo gikomeje kuba ni stade Amahoro itaksesingwa n'ubonetse wese. ubwo ni Ferwafa rero ngewe uruhande rumwe ndayumva ibonwa n'umugabe gasiba undi ndayumva bakeneye amafaranga iyi match n'icuruza mu gihugu. kandi izi mvune Ferwafa irazizi kuko bura Ferwafa niyo yishyuriraga aya makipe yo mu gihugu cya Sudan ya mikino bakiriraga kuri stade Amahoro, nibo bayisabiraga, nibo babijyagamo kugira ngo aya makipe muri Sudan akine kuri stade Amahoro. Uvuga izo mvune barazizi babanye nazo iyi sezo kugira ngo bayibone. Aho nabumva n'uruhande rumwe ni poor planning. Ntabwo ibintu byose bikora kuri deadline kuko ntabwo iyi match ya Peace Cup batunguye. Ako iyi stade iragoye, ibaze aho bigeze ho na Ferwafa ishimaho bikagorana. Buriya ku makipe twajya tubyumva tugasanga Rayon Sport byagoranye tuba bati ni ikipe, ariko na federation igeze ahantu ishimaho bikagorana. Urumva uburyo stade kuyibona wa mugani wayibona umugabo gasiba undi. ariko uzi nk'amafaranga numvishe neba mbyibuka neza nk'amafaranga numvishe agenda avugwa menshi bitewe n'uburyo wa negosi n'uburyo wakozemo ibiganiro. ko ngo bari kuvuga nk'ubu abantu baza batebye bavuga ngo Ferwafa iri kudiringa stade yifashishije Rayon Sport ngo ishingiye ku byabaye kuri Rayon. Urumva igihe cya deribe ngo ko Rayon mwayihereye kuri aya ngo twebwe mukaba muri kuduhenda. uri kumva ngo aba bavandimwe ba Q&A amafaranga ubaha aba ari guhera kuri miliyoni 40 ngo kuzamura. uri kumva noneho ariko kandi kantu ngiye numvishamo noneho kateye ubwoba amafaranga y'abaterankunga y'abantu baza kwamamaza ngo ugomba kubaho 20%. kandi bo uba mu babo nta ratanu ubonaho. Noneho buriya ngo hari imyanya zino za Skybox na za Executive Seat hari imyanya ubutemerewe bo biyishyuriza ubwabo. None z'abantu bakubwira ngo n'abazakora muri stade ntago ari abawe, nta protocol ufite, nta kintu byabo byose bari ibyabo. Wenda nk'ibyo byo nta kibazo kuko biba biri muri package n'ubundi muri za miliyoni 40. ariko ibaza kugira ngo uzishyure ariko habe hari imyanya kandi imyanya y'amafaranga menshi bo bari buze kwishyuriza batari buze kuguha bakavuga bati ahangaha ntabwo wemerewe kuhacuruza, akaba ariyo bahacuruza. Bavuga ngo wenda stade birumvikana ni stade ihenze pe, urebye na maintenance yayo, urebye abakozi byose bigendaho, birumvikana ko bagomba kugira icyo babona. ariko ngo bakazirikana ko ari ku nyungu z'abanyarwanda kurebera match muri stade Amahoro. Nubwo hari ikintu nabonye Q&A batareba ni inyungu z'abanyarwanda. Ni Q&A urumva Q&A ngiye ikintu nyishinja ibyo kubungabungira stade nabyo ni ingenzi. Ntabwo twifuza kuzakina kuri stade umwaka umwe iri mu munyu ngo indi dusange umuswa warayiriye. Stade ya Musanze ngiri mu munyu muri vestiaire munyu mwinshi abakinyi bambari yari mu munyu. Ntabwo twifuza kwenjoyinga Amahoro urumva se mu myaka 2 gusa ngo wa gatatu stade izaba yarataye ireme. Ntabwo tubyifuza. Ariyo mpamvu iyo Q&A ica amafaranga kugira ngo stade ikomeze ibe nziza, ikomeze iri kuri standard. Ariko ngiye Q&A ahantu nyinenga ni sinzi niba navuga ngo no gusaba amatiki masa. no kutamenya abo usaba amafaranga urwego rwawo n'ukuntu bahagaze. Urumva umupira wacu generally ntabwo uraza amafaranga menshi. Reka nyine aho ngaho nibyo yereyeho inteko ibisaba minisitiri twabivuze ibyo bintu. Nuvuga ngo ubushobozi buba buzwi. Gufata umuntu ukamubwira ngo mu mafaranga uzakuramo hano ngo uzaduha 60 niba ari kwijana, amafaranga uzamamarizamo abaterankunga uzaho hagiye gushaka uzaduhamo 20, urareba ukabona nta kintu mu by'ukuri uzabusigaranye. Niyo mpamvu rero baciye muri minisiteri ifite siporo mu nshingano
kugira ngo ibyo biganiro bikomeze. Ariko ama ekipe nanone aka kantu nubwo ari ikibazo, ariko ni n'akantu ko kongera kubwira Ferwafa na minisiteri kongera kwitekerezaho no kongera kwicara kugira ngo bongere kuganira. Utagira ngo ubu ngubu ama ekipe ntihari ama ekipe abyishimiye nk'aya ama ekipe akomeye. Baravuga bati Ferwafa wenda twajyaga tubibabwira tubafasha ngo mudusubire stade mukagira ngo turi kwiriza reka rero namwe bibabaho wenda turebe ko ubutaha byazakosoka. Ubwo rero ikintu gihari mu by'ukuri abantu bati mushimira ahubwo rero na peri zibasha kubikora kare. ubwo nanjye ari umutara mubimbwiye ubu niko bimeze. ati rero na peri ubwo ntabwo zisanzwe zarashize. Ubwo rero abavandimwe ba Q&A n'iyi stade muri rusange n'igikorwa remezo hari indirimbo muri gakondo bajya bavuga ngo twaje tuje kubahoza ntabwo twaje kubahogoza. Ngo iyi stade ntabwo yaje guhogoza abanyarwanda kubera amarira no kutishima, ahubwo yaje kuduhoza. ariko so federasiyo yabuze amafaranga yishyura stade nabyo biratangaje. si ikibazo cyo federasiyo oya hano biraza kurangira n'ubundi kuboko kwa minisiteri si ikibazo cyo kuyabura no vuga ngo bari planning wibuke ko turi mu mpera z'ingengo y'imari nyine wibuke ko nyine bari planning. Ariko none ibyo bikagaruka no kuvuga ngo iyo hazaba finale ya FA Cup ubizi ko izabera Wembure cyane. None kuki Ferwafa utavuga ngo finale tutitaye kuzaba ngo hazajya Etincelle na Rutsiro n'iki no kubitangaza bikaba ari nk'umuhango. nyine ruvuga ngo wakabavuga ngo finale demi finale niba hari zizabera ahangaha cyangwa se hazabaho mandawe, ariko finale ugatangira nyine kwa kuntu upuraninga kuvuga ngo urabona nk'uko u Rwanda Premier League yatangaje amatariki akiri kare bavuga ngo n'igihe izasoreza, nubwo nabyo haba kirimo icyo dute yo kuvuga ngo ese uko bizakurikizwa. Wakavuga ngo igikombe cy'amahoro kizatangira itariki n'iyi, ariko finale izabera utite kuvuga ngo hazaba hageze ha penariyo cyangwa hazaba hageze Rutsiro na road to Wembley, road to stade amahoro, uko bizi ko ibyo murimo byose bizarangirira bikaba bizwi igikombe cy'amahoro